Haleluya. Imana ibaha umugisha mwebwe mugiye gukomezanya natwe. Ubushize twababwiye intego yacu y'iyi women ministry, donc ministeri y'abadamu yita ku mudamu no ku bibazo bye no gusengera abadamu, yo kureba ibibazo duhura nabyo kugira ngo tubishakire umuti mu ruhande rwacu, kuko ntago twakora byose. Niyo mpamvu twavuze ngo reka twikonsantre ku mudamu, kuko n'ubundi ni gahunda y'Imana, kuko irazi ubushobozi bwacu, irazi igihe cyacu, irazi ububasha bwacu. Ntago twakora ibintu byose, ariko yo yarabirebye iritegereza iravuga ati mwite ku bibazo byanyu bibareba. Niyo mpamvu rero yanshyize ku mutima, nkuko natanze ubuhamya muri video ya mbere, ko twagiye twiga uko Imana yagiye impamagara, ko yagiye bishyira ku mutima wanjye, uko byagiye bitangira, uko byagiye bikura, ni kuriya byagenze. Niba utarayumva wagenda ukajya kuyumva, ni video ya mbere, ntago ziraba nyinshi. Nyuma rero nyuma tuzakomeza n'ubundi tubagezaho n'ubuhamya bwinshi bw'uko byagiye bikura, ariko kugira ngo tutaguma muri introduction gusa, twagira ngo tuganire no ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero ry'umwe mu badamu wambereye urugero rwiza. Ni umudamu w'intwari, ni umudamu navuga ngo w'intwari kandi akaba intwarane, wagenze mbese wakoze kugeza abonye igisubizo cy'amasengesho ye. Ni umudamu witwa Hana. Turamusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya mbere. Ni igice cya mbere cyose niho bavugamo amakuru ya Hana. Wenda ntago turi buyavuge yose, ntago turi busome icyo gice cyose, turagenda tureba amagambo y'ingenzi yankoze ku mutima. Wenda nawe hari ibindi wenda byagufasha cyangwa abandi wumvise, ariko ngende buvuge kuri kuri uyu mudamu Hana. Turi buvuge ku bantu bane muri iki gitabo, kandi nabo bavugwamo cyane cyane b'ingenzi muri iki gitabo. Umuntu umwe nyine turi buvugeho cyane ni Hana, undi turi buvugeho n'umugabo we Elukana. Turavuga kuri Penina, ubundi tuvuge ku muhanuzi Eli. Igihe kinini rero turakimara kuri Hana. Hana dusoma ko yari umudamu w'ingumba, ntiyabyaraga. Nuko ariko Elukana yari afite abagore babiri. Ntago turi busome cyose, nushaka uragisoma cyose, cyangwa se uragenda uzagisoma ikindi gihe, cyangwa se usanzwe izi nkuru zizi. Ariko ijambo ry'Imana ntirisaza, ryama ari rishyashya. Uko Imana ikoresheje umuntu kuvuga, n'ubundi aba afite ikintu aje kungura ku buzima bwawe. Uwo mudamu Hana rero yari umudamu utabyara. Nuko tubona ko kandi yari umuntu ujya mu rusengero, ntago yari umupagani. Hana yari sinavuga ngo yari umukristo, kuko icyo gihe Kristo yari ataraza mu isi, ariko tubigenekeranyije mu gihe cya none tukavuga ko yari umukristo. Yari umuntu ujya mu gutamba, yari umuntu uri mwaka wajyanaga n'umugabo we bakajya gutamba ibitambo, bakajya gushima Imana ko yabarinze. Yari umuntu mbese imihango y'idini uyimenyereye, ariko ntiyabyaraga. Nyamara mukeba we nawe aza kubyara. Nyuma rero tubona ko Hana icyo cyari ikigeragezo kuri we, kandi yari afite ikigeragezo cy'uko atabyara, ariko aza no kugira ikigeragezo cya mukeba we wamugeragezaga, kuko yari yarabyaye. Kandi Elukana tubona ko ngo yakundaga Hana cyane kurusha uwo mukeba we Penina, kandi Penina ari we wabyaye. Ibyo rero bitera Penina nawe ishyari ko umugabo we areba mukeba we neza kumurusha, kandi ari we wabyaye, ari wagombaga kubona ibintu byinshi. Amugira ishyari rero, aravuga ati nanjye nzajya mubabaza. Tubona ko
Penina yatangiye kujya amubabaza. Ntago Bibiliya tubwira neza uburyo ki yamubabazaga, ariko tubona ko yamubwiraga amagambo akarishye. Ntago itubwira neza, umuntu yagerageza kubitekereza mu ruhande rwe, yagerageza kubyibwira mu ruhande rwe, ese yamubabazaga gute. Ariko amagambo y'abantu bangana, amagambo y'abakeba, n'ubundi nta magambo yagombye kuba atoroshye. Ntago nigeze menya neza ingorane navuye mu Rwanda, navuga ntabwo nari mutoya, ariko kandi ibintu by'abagabo bashaka abagore benshi byari biriho mbere y'intambara. Nyuma y'intambara navuyeyo ntawe nzi antuka ufite abagore babiri, kuko icyo gihe nari ntagiye guca ubwenge, hari nari kumenya ingorane bahura nazo, ariko icyo gihe ntabwo nabimenye. Ariko kandi wabitekereza yabyibaza ati umukeba ni gute yababaza mugenzi we. Ni ingorane zikomeye cyane abantu bafite abagore babiri, cyangwa nizere ko byarangiye nizere ko byarangiye nawe ukigira abagore babiri mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, kuko niho hazagera abantu bumva ururimi rwacu, cyangwa se mu mahanga. Wowe uri mu mahanga, mu mahanga ho nta nubwo byemewe, muri bihugu by'i Burayi ntabwo byemewe ko umuntu agira abagore babiri. Kandi nanone bitubona ko ari bya kera. Kristo yaragaragara ngo yerekane neza inzira tukwiye kugenderamo, ariko Hana nyine ngo aramubabaza akamucyurira, akamubwira amagambo amukomeretsa. Nyuma y'ikigeragezo cye ahura n'abamukomeretsa. Nagiye numva ubuhamya bw'abantu benshi bari barabuze urubyaro, ariko nyuma bakaza kubyara. Nza kumva kenshi bagenda bagaruka kuri iki kintu, ko amagambo y'abantu ariyo yagiye abakomeretsa. Ikigeragezo ubwacyo muba muri kumwe, ariko noneho kongeraho amagambo yo kubakomeretsa ni ikintu cyabababaje cyane, cyagiye kibababaza. Hana nawe rero yari umwe muri abo ngabo bagiye bababazwa na mukeba we, amubwira amagambo amukomerera. Nuko bugeze aho Hana aravuga ati ndananiwe, ndarambiwe, ikigeragezo kirarambye, ndagomba kukivamo, kuko Imana njya gusenga buri mwaka ni Imana igomba kwigaragaza, ni Imana igomba kwerekana imirimo yayo. Nibyo yarasengaga koko, yajyanaga n'umugabo we bakajya gutamba ibitambo, ariko none aravuga ati birahagije, ndagomba kugenda njyenyine nkabonana n'Imana yanjye. Kandi iyo Mana ninyibuka, nusoma hagana hasi urabona ko yavuze ngo Imana ninyibuka, ngikibuka ko nayiriri imbere yayo, umwana w'umuhungu izama, nanjye nzayimutura kandi ndajya nyihimbaza. Haleluya. Anahiga umuhigo, nuko ngo aragenda ajya muri tampere, niba niko nayita, aho batamberaga ibitambo. Aragenda ajya gusenga, nuko ngo Eli aramureba, aramwitegereza, kuko agahinda kari karamwishe, ibigeragezo byayo bimaze kumurenga. Nuko aragenda ngo arasenga, akajya akubita iminwa. Umutambyi aravuga ati uyu mugore ntasanzwe. Abandi baraza bagasenga bakavuga tukumva, cyangwa se bagasenga mu mitima, ariko we arasenga ijwi ntiryumvikana, kandi ahubwo iminwa ikaba ari inyeganyega. Ibi ni ibiki? Umugore yasinze. Ariko umugore amubwira ati ntugira ngo ndi umugore w'umupfapfa, ahubwo ndi umugore w'umutima. Haleluya. Umugore w'umutima, y'ibigeragezo byaje akarwana nabyo igihe kirekire, igihe kiragera akajya kwihererana n'Imana, igihe kiragera agasiga imihango y'idini yagenderagamo, akajya gushaka Imana, kuko Imana yonyine. Hari ibintu dushobora kubonera ibisubizo hano muri iyi si, ariko hari ibindi biturenga, ahubwo Imana ikaba ariyo yonyine ibibonera igisubizo. Hana rero aragenda. Hari igihe kimwe, hari ukuntu abantu bajya batekereza bakavuga ngo Hana yari umugore mubi, kandi koko Bibiliya irabyerekana, kuko yababazaga mugenzi we. Ariko hari ikintu nize muri ubu buzima, hari igihe uba ukenera ikintu kigusunika kugira ngo ugere aho utashoboraga kugera utagifite. Hana rero nako Penina yabaye umuntu umwe usunika Hana, aramubwira ati ndakubabaje, genda ujye gushaka Imana yawe, genda ujye gushaka Imana yawe, iyo Mana yawe niyo ibasha kugusubiza. Hana rero
aragenda ajya gusenga Imana. Penina rero ni ikintu kizaba mu buzima bwawe kigupusa kikubwira ngo jya gushaka Imana. Ntabwo icyo kintu tukwiye kugipinga, ntabwo icyo kintu kitugiye kukibona nk'umwanzi wacu, ahubwo ni ikintu kizatuma ugeraho utashoboraga kugera mbere kidahari. Amena. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hana nawe ahura n'icyo gihanda, ariko si igihanda cyamwifurizaga ibibi, ahubwo ni igihanda cyamubwiraga ngo vaho ngaho uri, va mu mihango y'amadini, va uko wasengaga, jya ku yindi nivo, va ku rwego wari uriho, gera ahandi ugera, jya kwirana n'Imana yawe, aho uzajya usenga ijambo nirisohoke, ahubwo ugakubita iminwa ijambo nirisohoke kubw'agahinda ufite imbere y'Imana, kandi ako gahinda Imana nayo kayigeraho. Haleluya. Nayo nishobora gutuza kubw'uko wamaramaje mu mutima wawe ugiye kwishaka icyubahiro kibi cy'Imana. Hana rero aragenda arasenga, aramubwira turi umupfapfa. Nako Eli aramubwira ati wa mugore we nibite wasinze, kubera icyo uza gusinda ukaza imbere y'Imana. Hana aramubwira ati no, ntago ndi umugore w'umupfapfa, ndi umugore w'umutima, ahubwo ikigeragezo mfite nicyo cyatumye nzi imbere y'Imana. Haleluya. Asi imbere y'Imana riri Imana, tuza kubona byaje kurangira ari uko Imana imusubije. Haleluya. Igihe kigeze ikintu kijya kinezeza kindi, ngo yarasenze ageze aho ngaho amrangije ngo none haracya mu maso yaracya. Hari igihe usenga isengesho kumva rigeza aho ritumye. Haleluya. Ukumva wizeka ibisubizo bishyikiriye nubwo bitarakugeraho. Amena. Umugabo umwe witwa Isengesho, bamwe muramuzi cyangwa ni mumuzi, aherutse gutaha mu minsi yashize, wo muri Korea y'Epfo. Korea y'Epfo ngira ikibazo cyo kuzitandukanya niyo majyaruguru. Rero yari umugabo nawe ngo yari umubudiste, niba ubuhamya bwarabwumvise sinzi, ariko reka mbuvugeho. Yari umugabo usenga Buddha. Igihe cyaje kugera rero arwara tuberculose, nibuka neza ukuntu hitwa mu Kinyarwanda, ariko murayizi. Igituntu. Nuko arwara igituntu, kandi arwara igituntu mu bihe bikomeye, mu bihe by'intambara batazabona ubushobozi bwo kumuvuza. Aragenda ajya kwivuza, ageze baramubwira, bamuha igihe, baramubwira bati ntago uzamara amezi arenze 6 udapfuye. Nuko aragenda asenga Buddha, aringinga Buddha, aratakambira Buddha ati Buddha nkize. Buddha ntacyo yarashoboraga kumukorera. Aragenda haringa umudamu, hari umukobwa. Haleluya. Hari abakobwa bagendana ubutumwa bwiza, hari abakobwa, niyo mpamvu twifuza muri ministeri yacu ngo tubone abakobwa biyangaja, tubone abakobwa bagendana ubutumwa bwiza mu byo bakora, aho bagenda hose bigishwa kumenya abari bo, ko bahawe ububasha bwo gutanga, ko bahawe ububasha bwo gufasha mu izina rya Yesu. Ngo mukobwa nawe rero ngo aragenda, yari umukobwa w'inshuti ya mushiki w'uwo nguyo Isengesho. Aramubwira, amushyira ngo ka Bibiliya, akajya ajya kumusura muha Bibiliya, aramubwira ati ikibazo cyawe hari Imana yo mu ijuru ishobora kukigukiza. Isengesho aravuga ati no, genda njye senga Buddha, ntabwo nshaka kumva izo mana zindi. Uwo mukobwa arakomeza akajya ajya kumureba, bujya akarira akamusengera ati hari Imana yagukiza, Yesu yagukiza, ubashije kumwemerera. Bugeze ngo amusigira ka Bibiliya aragenda. Ariko aza kugenda, umugabo avuga ati ngaho ndamwakiriye, ngaho genda. Nuko nyuma rero aza gusenga ngo ari wenyine. Hari ahantu ugera ukaba ari wowe wenyine n'Imana, ahantu ugera ugashaka Imana wenyine, atari Imana y'ababyeyi, atari Imana ya pasiteri, atari Imana y'abaririmbyi, atari Imana y'abadiyakoni, ahubwo Imana yawe. Iyo Mana urayikeneye mu buzima bwawe, wowe ubwawe ukajya kwihererana nayo. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ubwo Isengesho aza gusenga, yahamagara Buddha ntiyamusubiza. Ngo none aratangira ahamagara ati Mana yo mu ijuru, niba wumva wabasha kunkiza. Nuko ngo agiye kumva yumva amahoro aje mu mutima we. Haleluya. Yumva amahoro aje mu mutima we. Ninjoro ngo Yesu aramugenderera, aramuganiriza, aramubwira ati ndi ya Mana wahamagaraga. Haleluya. Iyo duhamagaye Yesu n'umutima wacu wose aradusubiza.
aramuhamagara rero yongisha hamagara Yesu ninjoro aramugenderera aramubwira ati ndi ngewe wa wundi wahamagaraga. Nuko nyuma rero aramubwira ati bagirane ikiganiro, aramubwira ati unkijije nazaguhamya mu mahanga yose. Nuko Yesu ngo aramukiza, kandi ukuntu yamukijije ntago byabaye automatique ngo ako kanya yumve ngo arakize, ahubwo ngo yumvise amahoro mu mutima we, yumva ko akize nubwo symptomes zihari, nubwo ibimenyetso by'uburwayi bigihari, ariko yumva muri we hari uwagezemo. Haleluya! Iyo Yesu yageze mu byawe urabyumva, nubwo ibimenyetso hari by'ibibazo biba bigihari, ariko wumva yagezemo. Hana nawe ngo yaragiye arakaraba aracya, aravuga ati Imana isengesho ryanjye rigezeyo kandi rizazana igisubizo. Haleluya! Iyo dusenze twizere, iyo wagiye kwerana n'Imana yawe wenyine urago usenga kandi ukizera, iyo wizeye Imana nayo ikora ibyayo. Haleluya! Igihe cyaje kugera rero Imana Hana umwana w'umuhungu witwa Samweli, kandi nawe Hana aza kumutura Imana nk'uko yayisabye, yayihigiye umuhigo, avuga ati n'umwana w'umuhungu. Haleluya! nanjye nzamugutura kandi azagukorera. Haleluya! Imana rero ikemurira Hana ikibazo, kandi naye yikemurira icyayo, kuko hari hakenewe umuhanuzi mu Isirayeli. Icyubahiro kibi cy'Imana. Nagira ngo rero nkomeze umudamu ufite ibigerageza ari guhura nabyo, kuko turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi, ibibazo ntibizabura kuko Satani yarayimanukiye, ariko dufite Imana, dufite umucunguzi, dufite umutabazi. Iyo ugiye kwiherana nawe ugasiga ibyo wari ufite byose ukagenda ukajya kumushaka, arakubwira ati ndi kumwe nawe, arakubwira ati ninjye ufite urufunguzo rw'ibizaba, ninjye ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Uwo mwami rero fata igihe ugiye kwiherana nawe. Uyu Hana yaravuze ati ibi mihango nari nyimenyereye, kujya mu masengero nari mbimenyereye, kuririmba nari mbimenyereye, gutanga amaturo nari mbimenyereye, ariko hari ahandi hantu ngomba kugera, ndashaka kujya kwiherana n'Imana. Ugasiga byose. Icyo gihe Imana nayo irakubwira ati nanjye ndahari, mpari ku bwawe. Haleluya! Muri iyi ministeri rero tuzagira abantu, tuzagenda dutoza abantu buryo kibasenga, buryo cy'abantu bajya kwiherana n'Imana, kandi Imana ikerekana ibisubizo byayo, kuko birahari. Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwose bwo guhindura situation yawe, ariko ufata umwanya wo kujya kwiherana nayo. Ese ujya wumva ugeze ahantu wumva ukeneye yo gusa, utagendeye ku mihango y'idini, uretse imihango y'idini, kuko imihango y'idini turayikora. Nibyo koko tujya mu nsengero, nibyo koko turasenga, iyo bavuze amasengesho tujyayo, amaturo turatanga, dusukura isengero, tugira gute, ariko hari ahandi dukeneye kugera. Niyo mpamvu muri ministeri y'abagore tuzitoza. Nanjye hari ahandi nkeneye kugera, hari aho ntaragera, nibyo sinkiraho narindi, ariko hari ahandi nshaka kugera. Nawe rero nagira ngo nkwifurize ngo gira ahandi ugera, jya kwiherana n'Imana yawe. Wikwikonsantara ku bibazo, wikwikonsantara ku burwayi ufite, wikwikonsantara ku bakwanga ku kazi, wishyira imbaraga zawe ku bibazo bikugose, ahubwo shyira umutima wawe ushaka umwanya wo kujya kwiherana n'Imana. Ishobora kuguha igisubizo. Imana irabishoboye. Imana ishobora kugukura muri situation urimo, mu kigeragezo urimo. Ikigeragezo biza ku isi ni byinshi, biterwa na byinshi, biterwa n'imiryango, biterwa n'abakozi, biterwa n'abanyeshuri mwigana, biterwa n'uburyo bumwe cyangwa ubundi kubera umuvumo wazi isi. Ariko dufite Imana n'umwana wayo niyo ibasha kubidukemurira. Haleluya! Icyubahiro kibi cyayo. Nanjye narayibonye, nabonye Imana, mbona Imana muri aya mahanga. Hari ahantu nageraga nkibaza Imana ko tugiye gutandukana kandi ntangukunze, nzakubonera hehe, nzakubona nte? Twebwe twaje naha muri ibi bihugu by'i Burayi, ibi bya internet, ibi byo kumva ubutumwa kuri za YouTube niki bitaramenyekana. Muzi ko bimenyekanye muri iyi myaka ya nyuma, ariko icyo gihe byari bitaramenyekana. Umuntu yagombaga gutungwa nawe yavomye. Ikintu cyo nashoboraga kumva, natumizaga udukasete tw'indirimbo nkaba ari two ncuranga, nuko nkaba ari byo mbasha kumva. Ariko nkumbuye Imana, nkumva nanasenga. Burya hari uburyo iyo ugeze ahantu badasenga,
hari igihe atmosphere ikirere kiba gikakaye, kugira ngo rero uzabashe gutraversa icyo kirere bigusaba izindi mbaraga, bigusaba ukundi kumaramaza nuko ngasenga Imana bizagenda gute, ariko kugiye gikwiriye Imana incira imiryango, Imana inyugura amarembo, Imana yeza ikirere, none nkabasha kugirana contact nayo mu buryo bworoshye, hamwe no gusenga no kumaramaza no kuririra Imana, avuga Mana nta cyantandukanya n'urukundo rwawe, ariko birangoye gusenga, birangoye gusenga ngenyine, birangoye nubwo bimeze gutyo, ariko Imana iza kungira neza. Haleluya, incira inzira, nzabaho ubuhamya bw'uburyo ki Imana yagingirira neza. Kandi n'ubundi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, so kuvuga ngo ibibazo bizarangira ku isi, urangiza urugamba rumwe haza urundi, ariko iyo twiringiye tukavuga tuti Imana yabanye nanjye muri biriya, n'ubundi zabana nanjye no muri ibi ngibi, Imana itugirira neza. Narindiho rero mvuga ku masengesho ya Hana yo kuvuga ngo Penina ntukamwange, ahubwo nushaka kugupusa, ushaka kugera handa kugeza. Kandi Hana nkubwira ngo igihe kiragera ukajya kwiyerana n'Imana yawe wenyine, ikigeragezo cyarambye, ikigeragezo cyakuruhije, utashatse kwirwanira, kuko nta ufite ububasha bwo kwirwanira, urashaka, ariko iyo ugiye gushaka Imana nayo ikwereka ko ihari ku bwawe. Kandi ikindi cya Eri cyo namuvugaho, nibyo koko yari yibeshye. Hari abantu rero usanga bavuga ngo tuzasubira mu rusengero, pasiteri yatubwiye nabi, pasiteri yavuze nabi, pasiteri yagize gutya na gutya. Ariko bene data, mumenye ko nabari abantu bashobora kureba nk'abantu, ntabwo ugomba kugushwa nuko pasiteri yakubwiye gutyo. Nawe n'umuntu ashobora kwibeshya, ashobora kugira gute, mugenda muganire, nabyumva abyumve, natanabyumva, ariko wirekeshwa n'iby'Imana kubera ko pasiteri yibeshye. Rero hangaha na hano Eri yari yibeshye, na ahantu Yohana aza kuba umugore w'umupfapfa yari guhita asohoka arakaye akabura umwana we, ariko yaravuze ati ndi umugore w'umutima, ndasenga mu izina rya Yesu muri iyi ministeri ngo hazabemo abagore b'umutima. Haleluya, batagushwa n'ibivuye n'ibije byose, batagushwa n'amagambo, batagushwa n'imiyaga ihuha, ahubwo bashikamye bubatse ku rutare nka Hana. Haleluya, Hana yari umugore uzi umubabaro, Hana yari umugore umubabaro yawumaranye igihe, ariko igihe kiragera avuga ati no, birahagije, ase aravuga ati ngiye gushaka Imana, Imana imugira neza. Igihe rero n'ingenzi, n'igihe n'ingenzi cyo kujya gushaka kwiherana n'Imana wenyine, wowe ubwawe, cyangwa se ufite undi muhuje umutima, mukajya gusengana n'Imana. Ureka abantu bose kwirirwa unyanyagiza ibyifuzo hirya no hino, ahubwo ushaka Imana yawe, kuko ifite ibisubizo. Imana iduhana umugisha rero, iguha umugisha wowe turi kumwe, kandi ushishikariza n'abandi. Ndizera ko ibyo tutarageraho tuzabigeraho, ndizera ko hamwe no gufatanya no gusenga, Imana izatugirira neza. Niyo twiringira, niwe mutabazi wacu, niwe murengezi wacu. Mu minsi iza tuzabaha neza ubuhamya bw'uko iyi ministeri yatangiye mu buryo mbese burambuye, kuko si ibintu byafata iminota mikeya, ahubwo tuzabibabwira mu buryo burambuye, buryo Imana yabitangiriye muri twe, kandi twiringira ko yatangiye umurimo mwiza muri twebwe, no kuwukora izawukora, izawurangiza neza. Imana ibaha umugisha. Urakoze Mana yacu kubwira ijambo, ndasenga ngo rigire icyo rimara mu mitima. Hagira umudamu wari ufite ibibazo bimuruhije, wari ufite ingorane mu buzima bwe, agira igihe cyo kuza imbere yawe Mana, asize byose, asize imihango, asize imiryango, asize bene wabo, azi imbere yawe asenge, kandi nawe umusubize Mwami. Urakoze kuri Imana isubiza, kandi uri Imana y'ibitangaza. Urakoze kuba umugisha buri wese wumvise, buri wese ugiye gusangiza abandi, buri wese uzagira ikintu akora kuri ministeri, uzadusengera, uzatugira inama, mwamuha umugisha buri wese. Urakoze kuri Imana ibikora, cyubahiro n'ubutware bibyawe, senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.